amasaha ari kwegereza amasahani ariko abakunzi ba Bwiza TV rero uyu munsi twari twasuye mu murenge wa Remera akarere ka Musanze ahitwa kwa Muryabazira ariko ubu Bazira akaba n'umugore wahoze ari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi bica mu Makabaritazari. Aha rero turi ni ku muhanda ugiwe hari n'amakuru avuga ko mbere ya kudeta yo muri 72 Habyarimana avanaho Kayibanda Gregoire hano kuri iyo nzu mubona iri ruguru yacu ariho hashaka kuba ngo harabere hari inama imwe yahateguriwe bari gupanga kudeta cyane ko na Habyarimana yari wo muri ibi bice harimo n'abandi bagabo bakomere nka ba Hoto Rusingiza ndekwe nabo bari ba ministre bashaka kuba ari aha bahuriye nk'abakiga abo bitwa abakiga babitwaga abakiga muri iyo minsi cyane cyane bakomoka mu majyaruguru ngo bakajya umugambi w'uburyo bateguriye kudeta bakabijyaho inama bakaminoza ni ibivugwa rero ariko twagiyeyo twongere dusuhuze abakurikiye Bwiza TV ndetse n'abakurikira bwiza.com. Kuri uyu munsi rero kuri mu karere ka Musanze hitwa Muryabazira ni ku muhanda uva i Kigali uwerekeza i Musanze cyangwa mu Ruhengeri bitewe n'icyo umuntu abasha kumva. Twaje gusura umuryango ariko ikinini no kumenya nkomoko y'ahantu hitwa Muryabazira ku cyano hitwa Muryabazira. Tuhasanga abaturage baho baratuganiriza by'umwihariko tuhasanga n'indi nzu ikomeye ya kera batwira ko yahoze ari ya ministre bica mu mpaka ministre w'ubuhinzi n'ubworozi muri leta zo hambere. Tugira n'amahirwe duhura n'umuntu wo muri uwo muryango twagira ngo dusobanurire atangira tubwira ese kuki aha hantu turi twicaye muri iki gishanga hitwa Muryabazira. Murakoze. Impamvu hano hitwa Muryabazira amazina yanyu imyaka avukiye hehe? Nitwa Nyiranzayino Sarume utuye mu murenge wa Remera akagari ka Rurambo umudugudu wa Nyanza. Ubwo nkaba ndi umukazana wa bica mu Makabaritazari n'umufasha we witwa Ntakazarimana Bazira. Nageze ino sanze umugabo dushakana muri 72. Ubwo mpasanga umusaza bica mu mpaka akiriho. Ubwo rero muri uko kumusanga akiriho nsanga afite abaturage bakundana cyane n'umufasha we. Nsanga bafite amasambu menshi cyane. Bajije mbese amasambu yose mwayakuye hehe? Bambwira yuko umukuru w'umuryango yari ministri w'ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo rero nkabona ayo masambu bari kuyahinga bafatanyije n'abaturage, ibivuyemo bakaja ahanini babigaburira abo baturage bakabafasha mbese muri make. Bivuye mu masambu ya muze bica mu maka bikagaburirwa abaturage. Bikagaburirwa abaturage. Ubwo akabigihe byabaye byinshi bakabigurisha havamo amafaranga bakaba bayagura imyambaro. Iyo myambaro nayo bakayifashisha abo baturage kugira ngo bakomeze baze babafashe. Kubwo birakomeza gutyo bigeze aho umusaza aba yitabye Imana muri 81. Hasigara umukecuru we. Ubwo akomeza kubana n'abaturage mu buhinzi. Yari umuhinzi nawe w'umworozi koko wakundaga inka gakunda yewe mbese ntiwareba bakabona ifumbire ryinshi rihagije rituma nyine ribafasha
guhinga ayo masambu yabo. Arakomeza abana nabo abaturage mbese bakavuga ngo nyagasani ngo ubu ngubu ngo uyu mukecuru ngo tuzamunganya iki. Twageze igihe noneho turahunga tujya muri Kongo. Ubwo tugeze muri Kongo batembye baraja mu bihugu bya kure. Twe twaragarutse abana be, ariko ngarukana n'umuhungu umwe wenyine dusubira ku icumbi. Tugeze ku icumbi n'ubundi dusanga b'abaturanyi, inshuti, n'ubundi nazo turakomeza turabana kugeza na n'ubu. Ubwo rero impamvu hano bahitiriye mu Ryabazira ni ibikorwa byinshi bagiye barakora. Bagendeye ku izina rya wa mukecuru, bagendeye ku izina rya wa mukecuru barahamwitirira bahita mu Ryabazira. Ngo kuko mbizi muri make niyo mvango bahise mu Ryabazira ko yitwa Bazira kubera ibikorwa bye. Ni nawe nyir'igishanga abaturage bize kutubwiraho. Niwe abaturage bise nyir'igishanga, niwe uwo munyokobukwe. Oya, hari undi witwa nyir'igishanga, ariko rero nuko yari mushuti we. Nuko yari mushuti we, ariko ntabwo we yari afite amasambu menshi. Hanyuma birumvikana ko wowe kugira ngo ushakire mu rugo rw'abantu b'abakungu bishobora kuba nawe wari ukomoka mu muryango ukize. Ni gute bagushatse bakakuzana mu rugo rwo kwa minisitiri bica mu maka? Ariko nyagasani we, ubwo nanje ntabwo nari mfuye kubaho gusa. Narize amashuri makeya, ariko ayo mashuri makeya yangiriye akamaro, nabaye mwarimu. Baye mwarimu rero niba barabonye wa mugani mbereye urwo rugo, bahise baza. Naje ndavuga ngo hari ahantu hameze kuri hano nahirengeshwa. Uguti rwose ntawakwanga gushaka muri rura muryango. None wakwanga? Nahise nemera, kandi uwo muhungu nta n'amashuri yari afite, ariko njiwe nemeye kumusaga kubera ko nabonaga rwose ningera muri rura rugo hari ico nzaba, hari ico nzabura. Kugeza n'ubu rero nta nico naba, nta nico nabura. Niyo mpamvu nahashimye. Hanyuma aho ngaho uravuga uti nta kibazo nanjye nuko nari umuryango wifashije. Hano iyo witegereza neza nk'iriya nzu twabonye niyo kwa minisitiri koko. Wowe ukihagera umuntu nka minisitiri bica mu mpaka yavuye nk'i Kigali mu nama, cyangwa se abandi batware bategetse bamusuye, wabonaga ari nk'umuntu ki? Yari umuhinzi, yabaye minisitiri w'ubuhinzi koko kubera ko asanzwe ari umuhinzi, cyangwa hari ukuntu nawe yigumira nk'i Kigali? Mbese ni iki wamuvugaho nka sobukwe nka minisitiri? Ariko nka minisitiri mbere na mbere, apana nka sobukwe, nka minisitiri. Ubundi wabonaga iyo ageze mu rugo bigenda bite? Umunyokukwe yamwakiraga ate? Kubavuga bati koko bica mu makageze mu gace, ageze mu inaha, iwe nk'umutwara umutegetsi ukomeye. Yageraga mu rugo nkabona bamwakiye neza rwose, nanje ndi kureba, mbese bakanaduhamagara bati muze shaho muganize, umusaza yaje. Mbese ntiwareba ukuntu twaryaga, ukuntu twanywaga, tukidagadura, abaturage bakaza, twese tukanywa, bagahisha imisururu. Imisuru bari bafite inzuho nini cyane bitaga babahima inzerezi, bakaza bakabaha koko, nabo zikabananira, izo nkiza zikabananira, bakigendera, ariko bakagenda bishimye bati tuvuye koko mu rugo rwo kwa minisitiri. Urebye mbese mu rugo mbese yari yijihije. Ariko hari ikintu bavuga bati umuyobozi kumutinya, utinya minisitiri n'abantu bo mu rugo rwe, ku buryo uvuga uti babona araje nkayo bakavuga ati ni umukazana wa minisitiri bica mu maka, muhaguruke mwigireyo. Wabonaga nk'igitinyiro yabaga afite, cyangwa namwe mwaba mufite bamukomokaho, cyabaga kimeze gitaho mugenda mu isoko n'ahandi hatandukanye, mu rusengero ntimwicaraga nko ku ntebe y'imbere? Byabaga bimeze bite? Icyubahiro mwaba mufite nk'abantu b'umuryango? Abantu bo mu muryango, uwo musaza twamuhaga icubahiro kuko twabonaga tutarisha.
none se ubwo ubona yuko tutagombaga kumwubaha, twaramwubahaga rwose tukabona akwiriye icyubahiro gikomeye. ese wamwigiraho nabi uri kuvuga ngo ukamwegera uri kumubwira si icyo ahubwo oya, keretse ari ikintu cya ngombwa niho wamwegeraga ukamubaza. nkanjye nigeze kumubaza ntise ko bari bampaye inzu yo kuri Mukono, iyo ruguru n'ubundi, ariko ni hafi ya Remera. bati wowe tuguhaye iriya kuri Mukono. kuri Mukono siriya hose ndajayo mbasize, ndemera rwose ndamwegera turaganira, ndamubwira rero muzehe, icyo gihe twamwitaga muzehe, ntabwo ndaja kuri Mukono, ndacyari umugeni kandi n'umuhungu wawe aracyari muto, ntabwo turajiriya kuri Mukono ngo tubasige mwenyine, turagumana namwe tuzabyarire hano abana bacu muzabarere. ati se mugiye iyo kuri Mukono cyatuma abana tutabarera? mwahurira hehe se ko mwe mwibereye no mu gishanga, twe tugatura mu misozi, abo bana banje bazarerwa nande? mbese kugira ngo umubaze ikintu wagombaga guca bugufi ukamwegera mu kinyabupfura ukamubaza neza. yaranshubije ati rero mwana wanje, bana banje, niba mudashaka iyo ngiyo ngiye kububakira hano hafi twibane. nuko ubwo tubana gutyo arinda gupfa turi kumwe. mbese ntabwo bapfaga kumwegera ngo babuze ibyo babonye, bacaga bugufi kubera ko babonaga abaruta ari mukuru. hanyuma urumva abaye minisitiri mu namwe muratuye hafi ye, yakundaga kuva nk'i Kigali kenshi akabasura? yarazaga buri gihe. ni ukuvuga iki, nka rimwe mu cyumweru, wenda rimwe mu kwezi? nka rimwe mu cyumweru, ubundi akaza rimwe mu kwezi. ariko rero njyewe nkigera aha ngaha nababwiye ko nasanze atakija mu nama, ko nasanze ari mu rugo atakijayo, yaracuruzaga mu Ruhengeri. ari umukomerisa. naho ibyo ngibyo mubajije ntabwo nigeze kumubona, ariko mva i Kigali. hanyuma iyo umuntu ari umuyobozi, uriya nawe iyo uri umuntu ari umucuruzi ajya avuga ati uyu munsi natashye nahombye. ariko nk'umuntu w'umuyobozi iyo yabagaje ni nk'iyo nkuru yazaga ari kubabarira ati za Kigali yo yakunda kuvuga iki, wenda nko ku butegetsi bakavuga ati ibintu byabananiye cyangwa se turi kubikora neza, turi kuyobora neza. mwumvaga ari icyo akunda kuvuga ku butegetsi bwabaga buriho icyo gihe, cyane ko urumva we nawe yabaye umutegetsi, nubwo we yaje kuyibera umukomereza nyuma, ariko hari ikintu yavuna kuvuga ati ko ndi kubona. mwumvaga mu myumvire y'ubutegetsi abubona ate? mu myumvire y'ubutegetsi bwe yaravugaga ati narategetse, ariko rero ati gutegeka birakomeye, ati nje ntaho nakwifuriza umwana wanje ngo aje mu butegetsi nk'ubwo nahuye nabwo. kubera iki? ubwo rero niba hari ibyo yabonyemo ntabwo mbizi, gusa we yaravuga ati njyewe ntabwo nifuza ko rwose umwana wanje yategeka, ati kubera yuko harimo imvune. nibyo gusa yavugaga. yababwira ko bivunanye. niba hari ibyo yabonyemo simbizi, ariko yatubwiye ko bivunanye. hanyuma murakoze kudusobanurira ibijyanye, tumenya inkomoko y'aha hantu, n'abandi bose bamenya mu rya Bazira, bakamenya ko ryakomotse kuri uwo nyokobukwe ari we mugore wa minisitiri Bicamumpaka Baritazari. twahageze hano iwanyu dusanze inzu nziza cyane, inzu bigaragara ko irakuze, ariko nko muri iyo myaka wowe ukirushakiramo urabona ko ari inzu igize ari urugo rukomeye. ni ukuvuga ngo iyi nzu kuki twasanze nta muntu uyibamo, kuki mutahisemo kuyibamo mwebwe? impamvu tutayibayemo ni uko twari dufite iyacu. ubwo rero bayisanye, dufite ubushobozi tukayisana, hagira ababamo. ariko icyo gihe n'ubundi twasanze barayangije duhungutse.
usanga barayangije tuti se ubu turayikoresha iki ko turi kubona yangiritse cyane, ahubwo twaje mu yacu tukayikoresha yo ko itaruhije. Nuko nje n'abana twigira mu nzu yacu. iriya nzu ubu murayiteganyiriza iki? Muzayireke gume hariya kuko urumva niyo kwa minisitiri, uretse no kuba ariyo kwa minisitiri urabona ko iracyakomeye, murayiteganyiriza iki? Iya nzu uko ndi kubitekereza njyewe, uwo muryango wa Hoparato nuramuka ugize igitekerezo cyo kuyisana izasanwa, ariko njyewe ubwanje ntacyo nashobora. Hanyuma ko biri kose iyo umuntu ari umusaza nka kura mu muryango asiga umurage, hari ikintu uvuga uti iki kintu twakimwigiraho, ni umuco we, ni umuco yadusigiye, ni umurage yadusigiye, ni imigenzereze myiza twamwigiraho, hari ikintu yakoze tutazibagirwa, hari umuntu yakunda gukora tukabona koko natwe twabyiga. Minisitiri bica mu mpaka bitazari nawe uri umwe mu bakazana be bakuru, ukavuga uti nabonye agenza cyane, numva n'abana bose abuzukuru be abo yasize, aba bahungu banjye, umugenzo yadusigiye ikintu utazamwibagirwaho ni iki ngiki, cyangwa se hari ubutumwa yakunda kuduha kenshi agarukaho ku ngingo zitandukanye, uretse no kuvuga ati bana banjye ubutegetsi buravuna, ariko no ku zindi ngingo wenda mibanire, ubuyobokamana, ubukungu, kuko yabaye nk'umucuruzi akavuga ku ngingo zitandukanye yakunda kubabwira nk'iki, mugabo muti ni ubutumwa yadusigiye, ni n'umurage yadusigiye nk'umuryango we, abantu bakomoka kuri bica mu makabari tazara. Umurage yadusigiye ni uwo gukundana no gusenga cyane. Umukecuru yarasengaga cyane, n'uwo musaza yarasengaga, mbere rega yo gushaka ngo yabaye faratiri. nuko bigeze aho nyine namwe murabyumva. Ubwo rero murumva ko yari umukristo cyane, ahura n'umukecuru n'ubundi w'umukristo cyane, barasengaga cyane ku buryo tutaryamaga tutavuze isengesho. Mbese ikintu yadutoje mbere badutoje mbere ni ugusenga, ikindi ni ugukundana no kubahana n'ubwumvikane. Ibyo byose barabidutoje rwose, ku buryo njyewe nta muntu wangeraho ashonje ngo ntamufungurira, nta muntu wangeraho yambaye ubusa nje mfite icyo kumuha ngo ntamuha. Iyo mico rero yo gufasha no gufashanya byose barabidutoje, n'ibyo mbese icyo kintu mwibukiraho. Hanyuma iyo ureba ukuntu abantu babana, muravuga muti ubuso dufite bw'ubutaka ni bunini. Ese nkuko nawe yagendaga abana akavuga ati muze duhinge, nimba nasarurwa namwe mubiryeho, namwe aho mwebwe ntimwahindutse mukaba musigaye mwikubira? Gitangira nababwiye nti nanje nageze ikirenge mu cyabo. Amasambu dufite bansigiye ntabwo nayahinga ngo nyashobore. Ubwo rero mbwiraga abaturage bakaza bakihingira. Ubwo ntabwo narya nje nyine nababwiye nti muje muraza duhinge. Ubuse navana ahangaha nkageze iriya hirya iriya nkahinga nkashobora. Hanini cyane. Si hanini cyane. Ubwo rero nanje nakurikije ibyabo, nanje nfashaga abaturage uko nshoboye. Ubushobozi bwanyu. Yego, murakoze. Noneho ari urumva muravuga muti twarahunze tugeze i Kongo, abantu bamwe bahitamo kugiye i Burayi, ariko uko biri kose dore ubite isi yabaye nk'umudugudu, muravugana, uko biri kose iyo bari bamerewe neza, iyo batamererwa neza bari kuza mu byabo hano urabona ni byinshi ntibakena. Kuki bo bahisemo kwigumira i Burayi? Bakubwira ko hari iki gituma bigumira iyo mu Burayi? Ewe babuze uburyo baza, kubera ko bari barageze iyo ngiyo babona mbese ntacyo habatwaye. Ubwo nabo bageze aho barahakunda, nabo nta kindi cyatumye bataza, ubwo nuko bagezeyo nabo bakamererwa neza.
Okay. Hanyuma hari ukuntu abantu uko biri kose turi igitangazamakuru gikurikirwa ntabwo bazabura wenda no kubabwira bati twababonye muri gutanga ikiganiro. Hari nk'ubutumwa bwa mbere mwagenera aba baturanyi aba bo mu Ryabazira bamenye ko rikiri Ryabazira cyangwa ryabaye irya Salome wararyikubiye cyangwa se n'abo bandi nabo urabanza dusubize kuri icyo gihe. Ubu ngubu riracyari Ryabazira cyangwa ryabaye irya Salome? Oya riracyari Ryabazira kubera ko inkomoko ari Bazira. Muracyasaranganya? Turacyasaranganya naho ubundi ni Ryabazira. Kandi ntiriteze kuzavaho n'ubundi rizahora ari Ryabazira n'abuzukuruza bose n'ubuvivi ntibazibagirwa ko ari Ryabazira. Uko biri kose hari ubutumwa mwatanga, hari ubutumwa dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro, hari ubutumwa mwaha abaturage bo muri aka gace, hari ubutumwa mwaha abo bavandimwe banyu bari iyo za Buraya bati munabatashye kuko turabizi ko bazabibona ikiganiro gisohotse bazabibona, mubatashye mwinigure musuhuze n'aba baturage bo hafi aha ngaha uti mukazana wabica mu maka ndabasuhuza ndabatashye ndakomeye. Yewe ndakomeye kwabica mu mpaka mu Ryabazira, baturanyi n'abaturage n'inshuti n'abavandimwe mbifurije gukomeza kuza mu rugo rwabica mu mpaka n'Abazira. Kuko namwe ntabwo muzabibagirwa ibyiza babakoreye. None nanje nasigaye ndi mukuru hano ndagira ngo ntimuzantinye muje muraza tuganire nkuko mwaganiraga nabo bakuru. Ubutumwa hano n'abo bantu b'Iburayi. Abo bavandimwe bamwe bahise bakata bakikomereza. Ababusuhuza ushobora kuba kanaka yarabyaye wa mukazana wacu, ari igihe bya WhatsApp bitakora ariko ibi byo bazabibona ndabizi. Icyo nabifuriza ni ukubasuhuza. Muri make ndaho mu bukecuru bwanje nanje ubu narakecuye kuko nta muntu yagira imyaka 72 baba akiri umwana. Ubwo rero nkaba nabo mbifurije gukomera aho bari, nabo bakaja baratuzirikana bakavuga bati wa muryango wacu uri mu Bugarura uri muri Musanze nukomeze ubuhe, kuko hari n'abandi bene wabo bari muri Musanze no muri Gakenke. Abo bose baje barabibuka babasuhuze. Naho njewe ndaho n'uburwayi. Ubu rero nubwo burwayi bwanje barabuzi, ariko barambwiye bati komeza wihangane uja kurikiza amabwiriza ya muganga nta bindi. Ubwo rero nabifuriza nabo gukomera bagakomeza bakatuzirikana. Mfite abana, mfite abuzukuru, nabo bakaja barabazirikana. Abo bafite za WhatsApp bakaja barabandikiraho noneho natwe bakabitwereka. Hari ikintu cyakunze kuba kuri no miryango bavuga ngo ngo bahoze bakomeye, agasanga bakavuga ati noneho ubu rero zahinduye imirishyo, ubu ntago mukikomeye ku butegetsi. Haba hari nk'amagambo bavuga bati kare ntago bikiri nka mbere, izahinduye imirishyo. Hari nk'abaturage bajya bavuga bati none ubu muracyafite minisitiri ziti murashaka kudukanga. Hari nk'ubutumwa ngubwo mujya mwakira uvuye mu baturage cyangwa muracyakomeje kwibanira neza nk'ibisanzwe? Abaturage tubana neza. Je nuwambwira ibyo ngibyo none se si yaba ari kuvuga ukuri? Ese koko ibyari biriho birahari ico gihe. Ariko rero abaturage njewe ntacyo mpfa nabo, abaturage tumiranye neza rwose. Rero niba hari ikintu wumva tutakubajije wakongeraho wakivuga ukinigura ukisanzura. Niba nura muhungu wawe hari ikintu ashaka kutubwira nawe yaza rwose, umwanya urahari. Umwanya urahari. Azuka icyo tubwira ugasuhuza nabo bavandimwe b'Iburayi.
hano mpafite umukobwa nareze yagiye mbese mwamumpamagarira wareze Mm, ni ukuvuga baragiye njyewe nkomeza kubana nawe yarasanzwe baba mu yabaga hano mu rugo bahunze nyine ubwo ibintu biratatana noneho igihe tugarukiye nuko ndakomeza ndamurera agera igihe cyo gushaka umugabo none na n'ubu turacyari kumwe afite abana ariko yabanye n'uwo mukecuru bazira cyane. twongere tubasuhuze bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Uyu munsi twasuye mu rugo rwa minisitiri Baritazari Bicamumpaka, yari minisitiri w'ubuhinzi ku ngoma ya Kayibanda niba ntibeshye, muri 72 nibwo yaretse izo nshingano. Ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Remera. Aha ni ku marembo, murabona ko ku rupangu ruhara ku rugo rukomeye. Aha duhagaze ni mu muhanda, kwa kundi mu cyaro umuntu afata umuhanda ushamikiye kuri kaburimbo ukabugiwe umuhanda ujya kwa minisitiri Bicamumpaka. Uyu duhagararanye ni umukazana we, akaba yabayeho n'umwarimu igihe kirekire. Agiye kudutambagiza rero, agiye kudutambagiza iyo minisitiri baga yaje mu kiruhuko mu rugo rwe rwo mu cyaro, yicaraga hehe, abashyitsi be, inzu ye, ibi biteye bite, yabaga abayeho ate, nibyo tugiye kubagezaho muri aka kanya. Turagira ngo abidufashemo agenda twerekera. Ahangaha ni mu marembo. Uvuga ngo ahangaha hari porutaye, birabona ko hariho ibyuma. Hariho ibyuma, ni ukuvuga ngo byasaba kugira ngo umuntu abe yazanaga n'imodoka. Imodoka zakunda kuba zifite amazina. Iyo ngiyo yabaga yitwa ngo iki? Hariyo yari afite yitwaga Gloria. Gloria? Ubwo akaba ari ryo zina ryayo. Niyo yakundaga kuzamo avuye nk'ahantu yenda nko mu bwo bucuruzi bwe, akaza ubwo yagera hano abazamu bakamukingurira. Hari harimo abazamu. Hari abazamu. Ubwo rwose umuntu afite imodoka agira ahantu ayiparika, yakinjira. Yaparikaga hano iburyo cyane ibumoso. Yaparikaga hano. Hariya. Iyi mbuga tubona iri simante, ushakira muri urugo yari iri simante, yari iriho sima. Mwarashizeho sima. Hari ahangaha tubona ubwo nuvuga ngo ni imodoka ya Bicamumpaka yabaga iparitse. Yarazaga parika hano. Hari hubakiye cyangwa hari hameze gutya gusa? Hari hameze gutya. Agaparika. Ko tubona ari ubuso bunini, bishatse kuvuga ko aha hose hajyaga imodoka cyangwa harimo n'imbuga twanikagamo ibishyimbo, twagiraga gute byose. Ubwo iyi ni imbuga n'igice cya pariki. Hanyuma hariya hari inzu y'igikoni nini cyane igeze hirya hari. Nini? Ubu ngubu ntikiriho. Hanyuma ubwo rero yarazaga, yaba ashaka kunyura muri saro akanyura hano. Iyo niyo nzira ushaka kujya muri saro uhita unyura kuri uru ruhande. Aha naho ko tubona hariho umwanya habaga hari gukorerwa iki? Aho ngaho naho habaga igihe naho ubona ko hari imbuga ikubuye igize bashizeho sima. Habaga igihe naho twahanitse ibintu. Yaba ashaka uraza utwerekere, yaba ashaka kujya muri saro akanyura. Yaba ashaka kuja muri saro akanyura hano. Ese abaminisitiri bakunda kuba wenda bafite nk'abarinzi, yabaga afite abarinzi cyangwa yaritwaraga, akagira umushoferi cyangwa yaritwaraga? Habaga igihe yageze umushoferi, ariko yageze umushoferi nyuma naho ubundi yaritwara. Akayikandagira akayikurumba. Ubwo kuvuga ngo umuryango aha turi kugana kuri saro. Biraboneka. Uru rupangu nuko rwareshyaga, nta kindi cyahindutseho. Ntaco, nuko rwasambaguritse. Hano habayeho gusenyuka. Aha hari pasiparume. Ubusitani. Hari harimo indabo. Pasiparume yari irimo. Pasiparume gusa. Hanyuma akaza ageze hano. Inzugi ariko ntabwo arizo zari zirimo. Hari harimo inzugi z'ibyuma. Hari harimo inzugi z'ibyuma. Zaje kuvamo. Twasanze ntaziri. Ubwo habaye kuzitwara no kubyangiriza. Ubwo hirya ngahe nyuma rero
aho hari utuzu tw'inkoko ubworozi aho yakoreraga hari ubworozi ubworozi. aha ni inyuma pasiparumu iyi pasiparumu ubona y'iki gihe cyangwa aka ni akaba karasagutse kuri izo pasiparumu zari ziteye hano oya aka ni ako twateyeho nyuma mwateyeho na nyuma hano twe twarahateye tubona hari ubusa hari urahagabanya ubworozi hajye hava imyaka bw'inkoko cyane iki cyane. gice cyose cy'inyuma y'inzu n'intuze ni ibiraro inka zari zihari zari ziri hano cyane yakunda korora inkoko bica mu maka izindi ziri hirya iri nta nka zari zihari ingurube byose. witegereje ubona hari hejuru hari utuntu dusa nkaho twahitishaga imyotsi iyo witegereje ubona hari hejuru hari utuntu dusa nkaho twahitishaga imyotsi igikoni cyari kiri hafi kugira ngo turiya tuntu two hejuru dutambutse imyotsi wafungura mukajyamo ubu ndahaje ariko ubu nta rufunguzo. hanyuma ubu ngubu tuvuge yazaga atunguranye yarateguzaga ku buryo madamu minisitiri rwose hari akabyeri asanga akabyeri gahari asanga byagendaga tubonaga nyoko uko yiteguye yamenye ko minisitiri ari buzina mwese ko nabaga ndi iwanje ariko iyo wazaga wasangaga hari ukuntu abantu bazi ukabona ko umuntu yahoze ari gushyashyana ubona koko haje umuntu ukomeye abantu bari gushyashyana nk'abashyitsi wenda yazanye n'abandi batware abandi bategetsi ukabona nk'umwuka umeze uteye nta kibazo nabonaga. Umukecuru yaramwakiraga neza rwose ibintu byari bihari kandi cyari kibuze yazana n'abashyitsi bakabakira. ubwo aha duherereye hano ni ahagana kuri saro naho kiriya gice cy'inyuma ni aho batekaga ni ibikoni nk'iyo mwaba urabona hari ukuntu abantu bamara guhaga bagacinya akadiho iyo mwabaga mushaka gukubita ikinimba cyo mu majyaruguru mukagikubitira he mwajyaga kubyina ni hano kwimbuga irakomeye cyane yari na sima abantu baba bashaka gukubita umurindi pe barakubitaga rwose nta kibazo bakubitira hariya hirya hagari hariya kuri rambuga y'imbere baba bari bakeya no mu nzu babyiniragamo nta kibazo na hano hose barahabyiniraga. uratwereka kiriya gice cy'inyuma cyo ubu ugiye kugasoma gacupa nari naremye isoko ubu umuntu nari ndi gushakira hagati ibige hano hose gutya igipangu cyarakomezaga gutya cyangwa hari ukuntu hano cyarakomezaga gutya ahangaha gutya hazitiye ubu tuvuge ashatse guca mu gikari uvuga ngo ni ukunyura hano yanyuraga hano muri kwizine hano hari kwizine urabona ko hariho zino ntuze zitambutsa naho hariya hepfo hari aho gucana ngo basusuruke izi nzira zitambutse intuzi naho hari icyo turi kubona hubatse mu buryo budasanzwe hariya naho urwogero rwari ruri muri dushe oya nta umuriro w'amashanyarazi wari urimo kubonesha bakoreshaga iki ni imirasire imirasire y'icyo gihe ahangaha icyo cyari icyumba cy'abana nacyo igikoni cyabagamo imyaka ibyo basaruye kwenga bakengeramo ibitoki imisururu harimo cyarakomezaga gutya ahangaha gutya kikagera hariya hirya ubu tuvuge ashatse guca mu gikari uvuga ngo ni ukunyura hano yanyuraga hano muri kwizine naho hariya hepfo hari aho gucana ngo basusuruke hariya naho urwogero rwari ruri muri dushe oya nta umuriro w'amashanyarazi wari urimo ni imirasire ahangaha icyo cyari icyumba cy'abana nacyo